Zimisi giteza abantu urujijo ku bantu bakunda gospel nyarwanda, ku bantu bakunda indirimbo zo kuramya no guhimbaza, ku bana batoya Vesine na Dorcas. Shima Imana ko muri iyi minsi bagarutse. Ejo bona kuri iki kiganiro cyabo numva ni ikiganiro cyiza, uburyo baje bafite imigo n'imigambi mishyashya, ubanditse ati new chapter, ariko nanone hari ibintu byakomeje guteza abantu urujijo. Vesine na Dorcas abantu bagiye babahanura ibintu byinshi bibi ni byiza, ariko ikintu gikomeye hari abantu bagiye baza bakavuga amagambo ngo bitewe n'isengero bagiye bajya kuririmbamo mu babatambye n'igitambo ikuzimu, batambwa ikuzimu. Kumva ngo batambye ikuzimu rwose, nibo babimenya, ariko wenda ngewe shingiye ku byo mbambona kuba yenda bari basa nabo bahagaze gatoya muri gospel, yenda bari bakikiyegeranya no kwitegura gukora ibyabo ngabo bwite. Vesine rero na Dorcas uko ari abavukanyi, njyewe yenda ku ruhande rwanjye, kuko mu minsi yashize nakunze kuvuga ngo batandukanye na wa muntu wafasha kajya ni Irene. Umuhanuzi w'Imana abantu mwagiye mumukunda no kuri Godake Plus. Ndabizi n'iki kiganiro tugiye gukora turasoza bamuhamagara muri benshi, ni karibu ni umurimo w'Imana Imana yamuhaye ngasengera abantu bakire, asengera inyatsi zigende, asengera uburwayi bugende, abantu bumva ubuzima bwararangiye ngo basubizemo ibyiringiro mu jambo ry'Imana. Turaba turi kumwe nawe pe, turaba turi kumwe nawe. Hari ukuntu mvuga kino abantu bacyumve neza, kubona umukozi w'Imana nka Pastor Ban wakijijwe kera n'uyu munsi akaba kibirimo, ni ahantu hakeya wabibona. Abenshi bavuyemo ubu ngubu ntabwo tuzi ahantu bari, bamwe barashyinguwe, abandi bari mu nzoga, abandi bari mu ndaya, abandi bari mu bintu byinshi bigiye bitandukanye tutazi, ariko Pastor Ban yabibayemo igihe kirekire na n'uyu munsi aracyabirimo. Ushobora kuvuga byinshi nkavuga Pastor Ban, ariko gusa mureke mbabwire ku muntu udukurikiye ubwa mbere, turasengana na Pastor Ban amukundishije. Yes, ni by'agace kenshi gakomeye kuri Tamano kuri Godake Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kiganiro tunakibura, ariko nanone ntabwo turi twenyine, turi kumwe na ndi Umukristo TV. Imbeza kameza Godake Plus ndetse na Umukristo TV turafite umuntu w'Imana, umukozi w'Imana, Pastor Ban. Uyu munsi nagiye ku Gisenyi gusa Pastor Ban ko ari inshuti yanjye, usibye no kuba inshuti yanjye ni umubyeyi wanjye, usibye no kuba umubyeyi wanjye mu buryo bw'umwuka. Turabavandimwe. Amen. Turabavandimwe. Hari ikintu kimwe ntazigera nibagirwa kuri Pastor Ban. Tukubita abazimu tubazengereze bagenda batareba inyuma. Kubita abazimu rwose tukabazengereza, niwo mugambi Pastor Ban yihaye. Twaje gusura umuhanuzi w'Imana, abantu mwagiye mumukunda no kuri Godake Plus. Ndabizi n'iki kiganiro tugiye gukora turasoza bamuhamagara muri benshi, ni karibu ni umurimo w'Imana Imana yamuhaye ngasengera abantu bakire, asengera inyatsi zigende, asengera uburwayi bugende, abantu bumva ubuzima bwararangiye ngo basubizemo ibyiringiro mu jambo ry'Imana. Turaba turi kumwe nawe pe, turaba turi kumwe nawe. Hari ukuntu mvuga kino abantu bacyumve neza, kubona umukozi w'Imana nka Pastor Ban wakijijwe kera n'uyu munsi akaba kibirimo, ni ahantu hakeya wabibona. Abenshi bavuyemo ubu ngubu ntabwo tuzi ahantu bari, bamwe barashyinguwe, abandi bari mu nzoga, abandi bari mu ndaya, abandi bari mu bintu byinshi bigiye bitandukanye tutazi, ariko Pastor Ban yabibayemo igihe kirekire na n'uyu munsi aracyabirimo. Ushobora kuvuga byinshi nkavuga Pastor Ban, ariko gusa mureke mbabwire ku muntu udukurikiye ubwa mbere, turasengana na Pastor Ban amukundishije. Haleluya. Ndakwakiriye. Amen. Urakoze cyane kunyakira. Sinzi ibindi byinshi ndaza kubivuga. Shingiye ku cyo uvuze, hari umwe yavuze ngo bw'abandi babivuye mu Mana, ubw'abandi babivuye mu Mana, nubwo abandi babivuye mu twebwe turakomeje. Undi aravuga ngo tugukoreye mu bihe bibi Mana, natwe Mana uzatwibuke. Tugukoreye mu bihe bibi Mana, natwe Mana uzatwibuke. Ndabyuka muri 2 icyo gihe twaraye mu rusengero dutegereje imbere ukiri buze ko nifuza ko bino bintu uza kubiganira tumaze gusenga. So none bebe twaraye mu rusengero dutegereje ngo imbere ukiri haza. Yesu araza. Icyo gihe ariko twavugaga n'uyu munsi, ariko twavugaga icyo gihe tutarabona. Komeza. Hanyuma reka nawe nyibukije utuntu nuko abantu batabikuru. Hanyuma reka nsabe Pastor abantu dushyira imbere y'Imana, kino kiganiro cy'ubukwe na Mwuka Wera
mali zikivangemo Ibyo. byose bigira ibye rwose tuvuga Ibyo amagambo rwose. y'Imana ntituvuga yacu ahubwo dusingiza izina ry'Imana babwiye ko nzamamaza imirimo y'Imana n'ibitangaza bye. Amen, Abantu amen. bamwe basigaye bakora ibiganiro Mana ntibasenye ntibumve ijambo ry'Imana ariko ntibazandinde njye ntagira ikiganiro n'isengesho nitujya no dusoze n'ijambo ry'Imana ubundi dusengera abantu bakizwe basi ni karabo n'isengesho ry'Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye izina ryawe nirishyirwe hejuru le forme de creuse contanime l'UFO non de dotanime we le grezenime defo ituzeme de taya Alléluia le tanime devo tuzenime l'UFO je vais tous contanime de trinime Seigneur, tout de comptaya à la taya, des photos de l'ime, à santé. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, izina ryawe nirishimwe. Buri wese uduteze amatwi kagirirwe neza nawe, uri kwa muganga, girirwe neza nawe, uri mu modoka, girirwe neza nawe, uri mu nzu ye, cya kibazo data, umuhe igisubizo cyacu. Urakoze kumva gusaba kwacu no gushima kwacu ni mu izina rya Yesu. Amen, amen. Hanyuma Pastor Kangusakanya gato mpanze nta gitangazo. Yego. Itangazo rya mbere. Ibanga ngiye kubibira mw'abantu. Yego. Abantu bampamagara bakambura. Rimwe na rimwe bakabishyira ku bakozi b'Imana. Ntabwo ari abakozi b'Imana baba babuze ahubwo nimero yanjye mwayibuze kwa kari yo mwabonye. Ibanga nabibira rero. Yego. Sibyo? Ibanga nabibira nuko umukozi w'Imana wese tuganiriye. Amen. Iyo turi gusoza ikiganiro ndamubwira akavuga nimero ye kugira ngo abantu bashaka gusengana nawe bamubone. Noneho by'imwaraka kuri Pastor no kuntu mumukunda n'imparaga y'Imana imurimo n'ibitangaza Imana igihe. Amen, amen. Nizeye ko muri buze kumuhamagara muri Lele secret. ntabwo aregeye kubirambe kuko nta kazi Imana yamuhaye kandi nzi neza ko ibihembo bimuteganyirijwe pe. Ikindi ku bantu bamaze iminsi bambaza ibintu byo gukora live mu birori byabo mu bukwe bwabo cyangwa se aho bagize ibyago bapfishije ariko bakaba bari kure bashaka kubikurikirana live cyangwa se bashaka kubyereka abantu bose uko ibintu biri kugenda uko umanga wose uri kugenda. Gonarike Plus ifite igice cya Gonarike Pictures. Iyo niyo gahunda twavuze. Ukeneye ko tuza kugufasha mu birori byawe cyangwa se wagize ibyago twagukora video nziza amafoto meza mwibuke neza urwo ni urwibutso niyo umwana avutse cyangwa se n'abandi bantu baje kugusura ubereka urwibutso rw'amafoto ukabereka video yawe ariko nanone video yawe ukayishyira ku koranabuhanga niyo umuntu yaba ari kudafite uburyo bimwoheza kundi ati genda ubirebe hano birahari tubikora live rero ku muntu wifuza ko twamufasha muri iyo serivisi yaduhamagara tukamufasha muri iyo serivisi kuri nimero yacu ya 0787575153 abantu bagiye babitsa bari beje iyi serivisi nayishyizeho mpamvu nayishyizeho kugira ngo mfashe abantu bari hanze barabimbazaga noneho kuva babimbazaga uyu munsi nabi nonosoye mbigira neza ku bantu bashaka mbafasha muri iyo serivisi ni kare mutuvugishe ku iyo nimero nabahaye. Amen. Ikindi niba warasenze Imana ikakubwira ati zagukorera ubukwe bwiza amakamera azaba arimo ukaba ufite amafaranga makeya kandi wasenze Imana mu by'ukuri ubona nta bushobozi ufite. Niba nta bushobozi ufite rero ikintu cya mbere ubuze gukora nuko ugomba kutwereka ko wakoze subscribe kuri Gonarike Plus cyangwa se kuri Ndi Umukristo TV usanzwe udukurikira ukatweka n'ibiganiro nka bingahe wakoze commentaire ubundi tukaguha discount y'amafaranga make wamagaje abantu bakayagusuzugurana twe yatuzanire dushake transport tuze tugukorera ibiro byawe bigende neza amafoto meza ikindi video nziza ndetse tukabitambutsa na live ku mafaranga make yawe ufite rwose abantu ntibaguhenda warasenze Imana kuko nanjye iki kintu ujya kugikora ntabwo ari ikintu nituma ahubwo ni ikintu Imana ishatse kugira ngo igire ute ikore basi icyo kintu kucyumva cyane ubona uko ubukwe bwawe bwabaye kera ariko ufite kuri nuza kuri yubire cyangwa se ndakubwira rwose muduha akavideo kameze neza n'amafoto ameze neza ko ndimo ndabitegura kuzakora umunsi mukuru w'imyaka maranye na madamu wanjye. Yego. Hanyuma rero ikintu gihari ni cyiza ni iki ngiki. Niba umuntu yarasenze Imana agahamagara umufotogarafi akamusuzugurana amafaranga ye. Yego. Amakeya ufite. Yego. Aho ukaba ukunda Gonarike Plus. Ubwo niba udukuye hano bivuze ngo
ayo mafoto yawe kugira ngo abantu bayagusuzugura nayiheza kuri Gonarike Pictures izigufashe n'amafaranga makeya rwose. Dufite discount, amafaranga ufite tuzaganira tukubwira ibisabwa bikeya byoroshye kugira ngo nawe ibiro byawe bigende neza tutagusabye amafaranga menshi. Tubutambutse uburyo bwa live, tuguhe video yawe uzajya wereka abantu bawe baje kugusura wa mu rugo, tuguhe n'amafoto meza ushyire muri album. Ikimenyetso cyiza, urwibutso rwiza na pasi. Igihe dureka kuganira yatubwiye ko nta rwibutso afite bw'ubukwe bwe. Ibaze. Ntabwo urebye aho twari turi icyo gihe niyo ntakashe. Umuntu uri ngaho urabona. Ariko shaho. Umuntu uri ngaho urabona. Nibi twatuzi ngo ni ibiki. Nta twatuzi ngo bino ni ibiki. Igihe n'igihe cyacu. Hanyuma rero ubu ngubu nicaye ku Gisenyi, nicaye mu rugo kwa Pastor Bani, twicaye ahantu heza nk'uko mubibona, namwe murabibona, aragaragara neza usibye uruhara rumuvangira naho ibindi byose neza. Narwo ndacyo rurugo. Reba ko nahise rukora sinakubwiye ko ari amashimwe wowe. Uruhara nararusabye. Korera Imana dufite ngambare karuvati ngaya n'agakana ko n'ikoti yo nari kubiseho. Namwe ni sawa kandi buru ruhara ruratwubahisha. Kibaye abantu babikuraga nkanjye bakamenya umuntu twicaranye buryo Imana imukoresha. Nibyo bakamenya impamvu mukunda nza kumusura buri gihe. Kumva ngo nagiye kwa Pastor Bani, ariko nanjye ntabwo mba ndinjije. Yes. Kwa Pastor Bani nyine nuko ari impamvu. None kubera Imana. Abana bamwe muri bibiri basenga kibere kigiye kuza. Yego. Uruvuze korera Imana mw'iki gihe. Muri bibiri twaraye mu rusengero David. Twaraye mu rusengero nibwo nari maze umwaka umwe ngishijwe nabo utarajya we n'amezi. Namwe ko nakijwe mu cyenda cyemo hagati tubyutse imbaraga z'Imana nubwo n'uyu munsi zihari. Buriya rero njyangaye abantu bango ngo kera ngo twaya dufite ngibi bihe akaska wumvise ariko uko Yesu yararejo n'uyu munsi niko ari. Ubwo rero cy'Imana nabonaga icyo gihe niyo nge kibona uyu munsi. Ubu kano kanya wonyumva Imana y'icyo gihe muri bibiri n'uyu munsi ni kwiri. Ahuko biterwa n'uruhande uhagazemo n'igice ubarizwa mu micyo gihe. Ariko icyo nashaka kuvuga icyo gihe muri bibiri twareye mu rusengero tuzi ngo imberukiraza kuko twarabyumvise mu binyamakuru by'icyo gihe n'ibyo runwa nabo bari barabivuze ngo muri bibiri za radiyo rumwe ariko bajya bazita. Noneho turara mu rusengero twuzuye abakobwa, abasore, abagabo bashoboye kuboneka n'abamama turi ng'abantu nka 500. Mberukiraza dusenga umuriro gwatse baraturi mu marere. Njya mbyibuka icyo gihe ninjye Imana yakoresheje njya mu buhanuzi ndatangira ndabahanurira numva Imana inambwira ngo mwiyeze tareko njyewe ndacyariho ko narindi kera n'umunsi nikondi kandi gahunda irakomeje icyo mbashaka no gukizwa. Ati gahunda irakomeje se gahunda konzi kwisi byenda kurangira biti nari hano nga 5:05 mikeya habura ngo 6 zuzuye ubundi sirirangire namase kuva mweyo muntu nongeye gusubiza urusinga inyuma. Abati mwaka byaramwe si ubu biragenda gute? Ko Imana tubwiye ngo gahunda iracyakomeje ubuzima buracyakomeje. Mana biragenda gutemberuka neza ariko ndongera ndiyanimiye. Abati mberuka neza n'ubundi babirangiye ndawundi urogera icyo ambaza. None naho ndi muragira icyo ambaza n'ubundi babirangiye. Ariko nikomeza okebura babusohoye. Ndakundi. Ngiye kubona mbona Salta pa zibaziroshe niko twese turi mu mwuka turi gusenga. Ariko nyenga nyenyeza ngareba gusa none mbona 7 minota 2 7 minota 3 7 minota 10 nacho zasaba abantu tewe ati none si ko twinjiye muri bibiri naze kurenga isa kemeruka itashi womeze ariko turakomeza mu gitondo saa 11 tubona murakeye uwari muyobozi wacu icyo gihe aradusengera
buri wese ajya kurya inyama n'umuceri bateguye ku bunani, ubuzima burakomeye. Ariko ikintu nashaka kuvuga icyo gihe muri Bibiliya, burya abavugabutumwa tugira utuntu tudutendo tuba dutandukanye, kumva tareruya ati igihe tuhagazemo ngo ni icy'ibiharamagara. Mwumvise ariko oya ngi indwara nengo ziranengo sigaye indwara, niko katerime katangiye, indwara nezirana yasigaye indwara. Noneho tukibwira ngo ntibizarangira uwo munsi, haza kandi gateno batumva atungubu uti indwara zirananiwe, n'indwara zarananiwe ngo hasigaye ibiharamagara. Mwumvise ariko ngo hasigaye ibiharamagara. Nawe rero burya ntacyo twari turabona, ntacyo twari turabona. None uyu munsi turi muri 2026 insengero zifunze. Icyo gihe twari dufite ubutumwa buvuga ngo indege izahagarara mu kirere, Bibiliya zizabumbwa n'ibindi, tukumva ko biriho ariko tutarabona. Ntabwo mu nzozi zacu twibwiraga ko insengero ko byakona ngo zifungwe. Habaye iki? Twararaga mu rusengero, abakobwa abasore turi bicucumi, tukiryamira hamwe tutazi ngo ni ibiki. Bwacya mu gitondo tugakomeza amasengesho, mbega tukarara tusenga tuvuza ingoma, nta n'urukorota kutwirukangaho. Nkomeza ariko uyu munsi ni atasiyo, ni icyitonderwa. Tukajya mu mavumo tukazamuka imisozi tutazi ngo yenda hari n'uwarota kubirwanya. Mwumvise ariko uyu munsi ni icyitonderwa, cyakora bikavuga ngo ubugome buzagwira. Ni ikintu icyenda ngiye mbona ko twasuye muri cya gihe kivuga ngo ubugome buzagwira. Mwumvise ariko niba rero ubugome bwaragwiriye, iyandi icyo gihe abicanyi n'abandi ntabwo bari baragwira. Reka buriya tujye tugaruka inyuma no kuri leta, hari abantu bajya muri ubwo buvumo umwanzi akabategerayo, muri ubwo butayu umwanzi akabicirayo, bikaba icyasha ku gihugu. Rimwe rimwe yagiye abaterani mwijyayo mwe mudaburira na za risike, abari ngibyo baba bavuze. Cyakora icyamba akaba ari y'abanyarwanda badushakira, ariko hatarimo no gutuma dusubira inyuma ngo abantu bongereye bate umurongo wo gusenga no kubaha Imana. Icyamba rwose akaba neza badufitiye, atari ikindi kibyihishe inyuma. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero basi musi tugiye kugana ku bintu byinshi nk'umuntu w'umuhanuzi. Nk'umuntu w'umuhanuzi nanjye David nanjye uzagana n'abantu banjye. Oya nawe waje mu gihe cyawe, waje mu gihe cyawe rwose. Ariko ubundi oya barokore utadukunda nawe ntabwo aba ari mu isi yacu. None yego kwizera ikintu utarabona. None ubundi umuhanga yavuze ngo kwizera ni ibisasi. Kwizera ni ibisasi, uko winjira muka aho abantu batabona wowe ukahabona, by'abantu batumva wowe ukabyumva. Abantu bavuga ngo birakomeye, uko bati muhumure turakomeje urugendo. Bundi ubuhanuzi bwiza ni uko bubayeho. Iyo bitewe ubwoba bihari, umuhanuzi wanyara bati muhumure, Uwiteka avuze karabarinda, babana ukajya muri mudu yo kumva ko barindwa n'Imana, kandi ko bitanu ko binjiye muri iyo muntu bakabona byabaye. Ariko n'abateye murapfa, hari abanyabwoba bapfa hakiri kare kandi bari bazapfa ngejo bundi. Sibyo si abapfa mbere. Hari abapfa mbere. Abantu benshi bapfa nk'impanuka yabaye, abenshi bapfa kubera ihamuka. Kubera ubwoba. Bakabona ibintu biri kubaho ntago bazi byari byo. Uvuze kano kantu ko k'imbanuka. Nako kwa muganga mwabonaga ari umuntu utarembye cyane. Yego. Yakumva ngo bamaha igitana akayitaremba kurushaho. Yego. Gutekereza ibiri kumubaho akabona ibintu birenze. Akafata we wasaye ngiye gupfa none akarimba. Yego. Ako bagenda mari iminsi mu bitaro bamuha imiti, ndavuga ati nyama ntago gipfuye. Yego. Kimwe na none uvuze kano kantu k'imbanuka. Igihe kimwe nigeze njyana na madamu wanjye muri Kigali dusohotse, tugeze muri za Shorongi, twagiye kubona tubona imbere kuri shoferi haturitse umuriro. Umwotsi kuzura bisi. Ariko dore icyo shoferi yakoze, najya mwayo madakika yahise waraturitse ahita apandura ava kuri vora, yafashe firi
yahise afungura gato, yahise yirukangira munsi y'imodoka, sinzi uko yabigenje, naho we yamenye ikibazo aho giturutse. Ariko naje gutungurwa ab'inyuma, shambo n'abari imbere, amadirishya bari kuyashingura. Madamu wanjye yaricaye ngahano, aharinze ari ngahano, nagiye kumva numva yandenze, ari gushaka ubwarwana ngasohoke, nkuko njyewe ndwana no kumusubiza batari kwicara humura. Papa se tugiye gupfa. Njye nabati tuza wicare. Mwako gahwayi k'amasegonda make hari abavunaguritse. Madamu yanjye utubumba mbarinde buri kunja, nanjye ati warugiye iyo guma hamwe. Ubwo rero ibi biravuga gushira ubwoba. Mwako gahwayi gato, abamye baravunaguritse, abandi barakofagurika, amadirishya bari kuyaranda, bakubise we ajya gucuma urutsinga ruri kuri batiri kugira ngo imodoka irure gukomeza kugurumira. Kantu rakavuze, buriya Bibiliya ivuga ngo abanyabwoba n'abatizera ngo umugabane wabo ni mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Iteka ryose ubundi ubwoba. Hanyuma rero reka dukomeze pasa, reka dukomeze ikiganiro cyacu kiri kuze kuba cyiza cyane, nabundi ariko nanone cyo kuba ku murimo w'Imana, kandi koko ibyo uvuze abanyabwoba n'abatizera pe nyabona kwibaza kire kibazo pasa nkawe nk'umuhanuzi koko wabwa imisi. Gusa nambaye umubiri, ndo umuntu wambaye inyama, amaraso n'amagufa, ubwoba buraza. Ariko hirya y'ibyo tukizera ko Yesu yanesheje byose. Hirya y'ubuzima tukavuga ngo nubwo yenda muri ni wo menyaje 25 yavuze ngo ndabya none ndane bizaza byandanya na Yesu. Aravuga ngo naho ndabaho nzi ko Yesu angunda kandi ndamahoro. Ubwo ari ubuzima bwacu ba mu Mana, niyo mpamvu ntabwo dutewe ubwoba n'ibihe bibi cyangwa ibihe byiza, ntabwo tuyobwa n'ibihe bizaza, nuko twumva turi mu Mana ko Yesu ni byose kuri mu bihe byose. Hanyuma hari ikintu ushaka kuvugaho ku bantu bizera no ku indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Hanyuma rero pastor, reka dukomeze kuri iki kintu. Ni ikintu kimaze iminsi giteza abantu urujijo, ni ikintu kimaze iminsi gihangayikishije abantu bakunda umurimo w'Imana ariko banakunda n'uburyo bwo guhimbaza no kuramya. Ni ikintu cyagiye kivuga ko ari abana Vestine na Dorcas, sinzi niba ubazi, mbona ugiye muri telefone abantu bari kuguhamagara nabo. Bantu bemuretse gato manze ngari na pastor dukomeze. Nabivuze ngo hari ikintu kimaze iminsi giteza abantu urujijo, ku bantu bakunda gospel nyarwanda, ku bantu bakunda indirimbo zo kuramya no guhimbaza, ku bana batoya Vestine na Dorcas. Shima Imana ko muri iyi minsi bagarutse. Ejo bona kuri iki kiganiro cyabo numva ni ikiganiro cyiza, uburyo baje bafite imigo n'imigambi mishyashya, ubanditse ati new chapter. Ariko nanone hari ibintu byakomeje guteza abantu urujijo. Vestine na Dorcas abantu bagiye babahanura ibintu byinshi bibi n'ibyiza, ariko ikintu gikomeye hari abantu bagiye baza bakavuga amagambo ngo bitewe n'isengero bagiye bajya kuririmbamo ngo babatambye n'igitambo ikuzimu, bitewe n'ahantu bagiye ngo nayo mpamvu batazagaruka ngo baze kurimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ngo zikundwe. Ariko ejo bunabonye ikiganiro bakoze mbona bagarutse. Bas biriya bintu byo bavuze kuri Vestine na Dorcas ko babatambyemo igitambo ikuzimu ahantu bagiye bajya kuririmba mu nsengero zimwe na zimwe, wabyumvise ute? Ubyakite nk'umukozi w'Imana, nk'umuhanuzi, umuntu ufite inararibonye muri uyu murimo w'Imana? Bongerera uko mbyumva buriya mu buzima bw'abantu twumva ibintu mu buryo butandukanye. Cyane yenda ngo kuvuga ngo ubuhanuzi babanuriye ibyiza cyangwa ibibi, buriya none abantu ntibagakunda ibyiza gusa, kuko ura mu buzima ibintu ni imvange. Rimwe uratambika, ubundi ukazamuka, ubundi ugahagarara. Ubwo rero kuba bahanura ibyiza byababaho, kuba bavuga ibibi nabyo byababaho, kuko niba uri umuntu uri ku isi ibyo birashoboka. None kuri kino bivuga ngo batambwe ikuzimu, wenda bigendana naho baba bagiye kuririmbira. Icyo nzi cyo kimwe, iyo uyoborwa n'Imana, ndabyo Imana yakemera ko ujya guhagarara ahantu hahumanye ng'umuntu wayo. Burya niyo mpamvu iteka mbere yuko duhaguruka tuvuze ngo tugiye turaserutse, ubanza gusengera urugendo. Wasengera urugendo iyo utwaye iby'Imana, Imana ikabona ugomba kugwa hahantu. Hari uburyo Imana igwiyereka, hari uburyo Imana ibikubuza, ikakubuza rwose bikarangira. Naho bibaye gutyo
umuntu yajya atinya kugenda, umuntu yajya atinya kugenda, kandi nanone gutinya kugenda rimwe na rimwe nabwo si ubutwari. Buriya mu murimo w'Imana turi abasirikare. Umusirikare rero nujya kurwana aho rukomeye, kabishwe n'ubwo hahantu yenda baba batamba abantu ikuzimu, uretse ko nabyo ndabyemera neza. Kutambwa ikuzimu, ngo batamba ikuzimu, uretse ko nabyo ndabyemera neza. None se umuntu wagiye ikuzimu aragaruka? Aragaruka ngo batanze ubugingo bwawe. Gusa Imana yonyine niyo murinzi w'ubugingo. Nanjye uyu uri imbere yanyu ndago nashobora kurinda ubugingo neza. Niyo mpamvu niyo muririmbyi yavuze, waririmbira avuga ngo Imana ngo niyo irinda ubugingo neza. Menya ari 9:4 ngira ngo ngo ku manywa izuba rizakwica, nijoro ukwezi nduzagutinya. Imana yonyine niyo irinda ubugingo. Imana yarenze ubugingo, nubwo wagikuzimu wavayo, uko wakigira kose ibintu byagenda neza. Vestina rero na Dorcas uko ari abavukanyi, njyewe yenda ku ruhande rwanjye, kuko mu minsi yashize nakunze mvuga ngo batandukanye na wa muntu wabafasha kajya ni Irene, ngo batandukanye, ngo batandukanye, ngo nibiki, ngo barazima, ngo ubundi iyo umuntu amaze gukura aracuka. Niba bari bamaze kwiyumvamo bakuze, ahubwo bari baranatinze. Nje ndababeshe mbabwije ukuri, bari baranatinze ko izina ryabo bamaze kubaka, aho bari bamaze kugera hose, gukomeza kuyorwa n'umuntu ngo nuko ngo yenda ngo are ngo wazamuye ngo ibihangano ngo byabo. Umuntu aravuka, mama akamwonza, irya kumwonza mu myaka 2 ibere rikaba ritakimuhagije, agatangira afata utuntu tw'imbuto n'utubiswi n'utundi, hirya y'ibyo twatubiswi ndi tube tukimuhagije, hirya y'ibyo agatangira gufata ibiraya akarya, hirya y'ibyo n'ibijumba akabihekanya n'imyumbati akabijya n'imbungura akabirya. Ni ikimenyetso cy'umuntu uri gukura. Kumva re ngo batambwa ikuzimu, yego, kumva ngo batambye ikuzimu rwose. Nibo babimenya, ariko wenda ngewe shingiye ku byo mbambona, kuba yenda bari basa nabo bahagaze gatoya muri gospel, yenda bari bakikiyegeranya no kwitegura gukora ibyabo ngabo bwite. Ariko gusora amakuru ngaya baherutse gusohora, twaje zandire mu matumvagaho byabimbano by'umwuka, turacyakomeje, inyenyeri iracyaka kuri twe, ndakabuze bakunda tuzakomeza kubakunda. Hari n'abandi bantu n'ubushaka ngo kuva ngo bave ngo muri ADPR ngo bagatangira ngo kwisiga kwimakiya cyangwa gukora icyo kintu tukivugeho icyo kintu pastor. Bra abantu baki muri ADPR bafite imisatsi isanzwe naturelle, yego, aho bageze barasutse, bira bintu nkuko babivuga kuba Vestina na Dorcas baravuye muri ADPR, yego, bagasuka, bakoze icyaha cyangwa nje ndahamya ndashidikanya 100% ndacyaha bakoze. Ndacyaha bakoze, kandi bari muri ADPR. Mateko ya ADPR vuga ko nyine bayoborwaga n'amateko ya ADPR, ndago bakiyoborwa nayo rero. Buriya birana iyo tubyita kwibohora, bari bohoye, birangiye ngita kwibohora. Buriya hari igihe uba ahantu aho kubohwa n'ijambo rya Kristo, kubana Kristo, ukabohwa n'abantu bigendanye n'imyumvire yabo, bigendanye n'ibyo bo bashaka. Waruse ko David umuntu ashobora kuba yanga umuntu akamukwangisha, kandi wenda cyo mupfa. Umuntu ashobora kuba yanga ikintu, nose tuvuge David, niba ndakunda umuceri ngo kwangishe, ntukawuri yego, niba ndakunda inyama nzi kwangishe se. Bone David hari ibintu tugomba gutandukanya. Hari umwuka wera w'Imana wa Kristo, hari n'umwuka w'idini. Ibi bintu abantu babyumve neza. Hari umwuka wera w'Imana isumba byose. Wande Yesu yavuze ngo ndagiye ariko nzabaha ku mwuka wera, ngo yo naza azabemeza ibyaha, abemeza by'imirimo y'abisi, kandi abashoboze n'imirimo y'ibyo gukiranuka. Uyu rero atandukanye n'umwuka w'idini.
David yenda abakuzi kuri video wari uzi ko hari urusengero ugomba kujyamo mu cyumba cy'amasengesho cyangwa se ku cyumweru babona uburyo ufata uwo musatsi uburyo wiyogoshesha babona ubwanwa bigendanye nuko bababwiye agatangira agantu ati dore umupagani hano ati dore umupagani hano kuko ibyo bintu ntago byambayeho turi kumwe agatangira agahanura ati oya ati wagakwiye kuba kuko amateko y'iwabo ababwira gukutura ubwanwa niko amateka avuga amateko y'iwabo ntabwo abemerera kwiyogoshesha gutyo iyo ni amahame n'imihango by'idini hari rero abanyamwuka bagenderamo uwo mujyo w'umwuka w'idini ariko umunyamwuka ufite umwuka wavuye ku Imana areba Imana mu buryo bwagutse ntabwo areba ku bigaragarira amaso yinjira mu mutima ibintu n'ibyambaye kaba ese koko uyu muntu dongo we Imana ubundi yerekana ibiri mu mutima kuko uko ku mutima hasa rimwe remanire nako n'inyuma haba hasa iyo ku mutima hatameze neza amaherezo bizagaragara ku munwa bizagaragara ku isura ubwo rero hari igihe kuri Vestina na Dorcas bari bafite umwuka w'idini umwuka w'iki w'idini n'amahame yabo noneho abantu babona ngo bahinduriye ahandi basuka bazwitaho n'ibindi ngibyo ati dore baguye muhanuzi gahanura ati dore baguye nta nubwo inyenyeri yawe indirimbo zongera gukundwa ati dore ni gutya ugasanga ibintu babipanikishije babigize birebire byajemo n'ubuhanuzi Bibiliya ivuga iki kurinda umutima kuruta ibindi byose birindwa ngo kuko ni naho iby'ubugingo bikomoka niba Vestina na Dorcas bashobora kurinda imitima yabo ndiyinjirwemo n'ubujura ndiyinjirwemo n'uburyarya ndiyinjirwemo n'ubusamanye ndiyinjirwemo n'ubujura barinda umutima naho ibindi ni imyambaro ibindi ni imyambaro mu bimenye rwose ibindi ni imyambaro nuko bene ni imyambaro rwose bene ni imyambaro nganjye David sujya uko navuga ngo urwo ruhara rugenda usa neza ngo ari kibazo hari abantu rero hari abantu baba bataramenya rukukuraburiza hari abantu bataramenya kwiyakira no kwisobanukirwa ugasanga ingofero iri mu mutwe kuva ku wa mbere gusa ku cyumweru kuva mu kwezi kwa mbere kugeza umwaka ngari guhisha iki uruhara kugendana ngari guhisha uruhara ibi bintu rero uko ngewe njaka nakambara ingofero uko njaka ndoyambara ni nako nibindi biba bimeze ari imyambaro cyangwa mwana ukwiyakira hanyuma ku bantu batekereje nabi kuri Vestina na Dorcas ijambo rimwe ubagenera ku bantu batekereje nabi kuri Vestina na Dorcas sade bakobo ndawe bagiriye nabi cyakora uwo bibye atanga igarama atanga igarama rwose uwo batutse atanga ikirego uwo bahemukiye abiba ryose ariko niba ndawe bahemukiye guhindurana ku giti cyabo no kudahindurana ku giti cyabo aho bahagaze uyu munsi ni ku giti cyabo ni nabo babihisemo sadepako ni heza si habi yendetse ko rimwe na rimwe abantu bareba ibintu mu ruhande rumwe ntibare ibintu mu buryo bwagutse kuko hari abantu bareba ibintu mu ruhande rumwe singo umuntu uyu munsi ugifite isengesho ngo Potre yongwe ngagaruke muri ADPR uwabireke ngo umuntu ufite isengesho uvuga ngo yanga abantu ngo bose ngo bava ngo muri ADPR ngo mugaruke mubabwire bagaruke kuri Kristo bagaruke kuri Kristo abateye Kristo bagaruke kuri Kristo turi kugendana ariko nibavuye muri ADPR bagahindura ni nguko n'abantu hano Rubavu ngiye mu kiri Musanze nigeze kuvuga ko Kristo wenyine ni udahinduka naho imyambaro irahinduka aho naho bamwe yo bareba buryo buciriritse Imana me David bavuga Labana kiri umukene yagendanaga naba yarasa gutya none amaze gukira yiciye ku bantu ekada birahinduka kuwa kabiri hatandukanye no kuwa gatatu hatandukanye no kuwa kane
turi kugendana nose kugira ngo bigaragaze ko yego hari umuntu twaganiriye sibyo hari umuntu twaganira tumuntu agiye gusura umukecuru agenda afite ino Bibiliya ntoya urayibona yego Bibiliya ntoya ntoya ndayibona rwose yego ndayibona Bibiliya ntoya none agiye gusura umukecuru agezeyo asanga uwo mukecuru afite Bibiliya ya kera aje amubwira ati rero uwo mukecuru amubwira ati rero iyi Bibiliya ufite yego ntago ari original ahubwo ngo reka ngureke Bibiliya ya original azana ya Bibiliya ya kera yanditswe kera mbese twitangwa neza 5 n'9 niyo ni original yego ariko mu by'ukuri amagambo baramwe namwe ubwo rero abantu bashaka kureba ngo pasta gutya mbere yambaraga gutya ngo basigaye yambara gutya ngo byarakaze gambugira umaze ugera kuri top kuko umukene nabi yamuvuze ngavuga ngo yihonga si turi kumvikana hari amagambo uba ufite ukennye ariko hari n'amagambo ugira uri kuzamuka none amagambo tena ugira uri hejuru cyane ubwo rero uko ugenda utera iyo ntambwe hari ibyo usiga ugasatira ibiri imbere niyo mpamvu arimo ngo yaraguye ngo kera ngatara ngo nyamara ngo yakuraga ngibi ngagakora ngo ne ngakabyara ngwe sibyo si bivuga ngo niba mbere nararya gisombe dafite birungu turi kugendana none uyu munsi uburyo bukaba bwabonetse ngarya isombe ifite ibirungu kugira ngo nereke ko Imana kongera yanutse ngo meze mbe ku sombe barababeshye hanyuma pastor tugiye kujya mu ijambo ry'Imana ku bantu badukurikiye tugiye kujya mu ijambo ry'Imana babyumve neza yego ijambo rimwe cyangwa amajambo abiri kuri Christina Dorcas Imana ikomeze bafashe muri urugendo hano ku isi ngo bayibemo neza nirihe wababwira nje navuga ngo basenge bakiranuke ndebatinya abantu ahubwo batinya Imana yabahanze yabaremye kuko Imana yabishatse n'isogonde imwe byaba byarangiye ariko nubwo abantu igihugu cyakwirukangaho Imana iguhagazeho babana igihumbi bagwa ibumoso bwawe bugatambuka wemye ubwo rero nababwira ngo courage sadepa ko ndabitutse numva batutse ndandaza indaro numva zababayeho zidafite gahunda ari ndetse zifite gahunda ariko ngine umwana wese aremerwa avuka ari ingingi murengera huko uburyo wasamyemo wa mwana nico kibazo ndabyo turabumvaho sibyo se ubwo rero courage rwose kuba bahindura menta wabo wabafashaga bagahangira byabo kiti cyabo amavuta n'imbaraga kuri bo numva ari cyo nabifuriza hanyuma rero ku bantu badukurikiye turacyari kumwe na pastor mumenyere neza ko nkunda ijambo ry'Imana mwabantu mwe azanye nkakanya ko nkena ngatambutse ijambo ry'Imana birebe neza abantu bahagurutse bavuga ko bavuga ijambo ry'Imana uyu munsi ntibakibitambutse ariko ngiye kuva natangira ibintu ndashatambutse ijambo ry'Imana kandi courage rwose ndashima Imana ko icyo kintu Imana ikindindiyemo yego abantu benshi muzi ba pastor bamwe basigaye bakora ibiganiro bagatanga ikiganiro bakagisoza nta sengesho bumvise ariko ngicyo kintu ntimuzakinyumvaho yego ujye ushatsinze no kunda ubyibuka arayize tangere turi mu mafuta tukagira ngo twafa ariko tewa yamwitonde mwitonde arisengesha umwana mwitonde kandi tugomba gucishamo ye pasi navuze ngo ngenda byibuka neza nari ndi kuganiriza abantu ko babwiye ati ngiye gukora bino bintu ijambo bambwiye ati se uzakora biriya bintu uzabona bagukurikira yego nyine bazabireba yego kandi koko mureke mbabwiye mwabindi gukora ikintu ukabura abantu bakureba n'ishyano n'ibyacitse birababaza ni ikibazo kiremereye uzi gukora ibintu byakuvunye ukabura abantu bagukurikira ni ikibazo rwose none njye narenzeho ibyo bintu navuga ati sininkora ibintu ntihagire abantu bankurikira ariko njye navuze ati ntihaza aba 200 100 beza abo ngabo nzabashimira Imana nuko abantu batabyumva hari akantu wigeze abantu 100 yego hari akantu wigeze uvuga ati buriya bashobora no kuba 50 ariko bataje ng'abafana bakaza ni 50 bangize ku mutima bangunda n'ikindi gihe bazagaruka babantu 50 ko bagukunda bazatuma n'ijana rigeraho bazatuma na 100 ageraho none ku buryo unazagera mu bihumbi kandi koko baraboneka cyane hari umuntu wabimbwiye ngo ariko ibi bintu wishyizemo ubona uzabishobora
ngewe uzanyangira kwa ko kandi koko David hanze aha hari ibintu byinshi cyane binyuranye abantu barangariyemo bitafite n'akamaro ku bantu, kandi pasi bana nabyo nambikoze byakunda ahubwo we byakundwa na cyane hamwe bitakunda ariko ba muri gospel ntacyo bidutwaye kuko natwe tukumenye. Kera nageraga inzozi zaho narenze ivugabutumwa ryanjye ibiganiro byanjye cyane rwose cyane. Ndatega mvuye hano Rubavu njya i Kigali ku tike yanjye ku mbamba yanjye aramuhunga andonga kamera pe Zaburi turaganira hafi isaha yose ndegereza ko kizajya gutasizeho ati ariko Imana ishimwe yazanye David kweho kamana wagiyeyo noko yo kamana gane na Jori aho tuhari we yandiye n'ibiceri ariko ndacyo bidutwaye wiki kazi ciwe Jori yakuriye yandiye ibiceri mutambukiwe. Imana yari irimo itegura David kuri Gonareke TV umunsi tudafite na ndi umukristo ndacyo tubaye rero Imana ishimwe agatute karabonetse ako bantu badukurikiye bareba hano twicaye n'ahantu base ngiye ngusabye ikintu abantu jye baganiriza wica ahantu hasa gutya yego nta bintu bihari bihenze yego abantu badukurikiye muri kubona hano hantu hasa neza gutya murebe inyuma murahita mwibwira ibintu bihari ariko inyuma yaho hari nabo babibonye ariko urebye kuntu hameze nabo babibonye rwose arasa neza kandi twaganiriye kuva mu gitondo keza sahise kuko natwe mu gitondo niko n'ubu bagize ute kimeze bivuze ngo pastor atajya baganiriza kenshi cica ahantu nk'ahangaha nta muteguro mwinshi uhenze uhari ariko haragaragara neza ko twabona umukozi w'Imana wa sadepa k'ibinyamakuru byacu bikizamuka ngo tusiga amarange tukore studio niki ariko hano hantu ngewe bafite ahantu nk'ahangaha ntajya nk'umuranga hameze gutya takora iki ntaje kubaka studio y'iki hantu hasa gutya katwiye mu ijambo ry'Imana akoze Imana bikaro mu ijambo ry'Imana ikintu kimwe cyangwa bibiri izere wihane ukurikira ijambo ry'Imana ubundi Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza anja ngo ndakubwira abantu ngo kwizera n'ukurema rwose ukarema ibitagaragara ukabigira ibigaragara n'Imana yakubwira urubyaro umwana mureme mu izina rya Yesu bizakunda pasi bikaribu. Reka turebe ijambo ry'Imana hano mu butumwa bw'Yesu bwanditswe na Yohana kubwanditswe na Yohana mu gice cya 8 ku murongo wa 31. Ubutumwa bwiza kubwanditswe na Yohana mu gice cya 8 ku murongo wa 31. Murongo wa 31 uratubwira ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye musaba abigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Baramusubiza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha aba ari imbata y'ibyaha. Imbata ndiba mu rugo iteka ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Nzi yuko muri abuzukuru ba Aburahamu ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwebwe. Reka duhagararire hano. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, iri ni ijambo ry'Imana nsomye muri Yohani 8 nsomye ku murongo wa 31 ingero ya 37. Hatubwiye amagambo yo kubaturwa cyangwa se y'ububata. Iyo tuvuze kuba imbata burya abantu bashobora kuba imbata z'ibintu bitandukanye bibaho. Ushobora kuba imbata y'umugabo wawe, yewe mugabo ushobora kuba imbata y'umudamu wawe,
ushobora kuba imbata y'akazi kawe, ushobora kuba imbata ya famiye yawe, ushobora kuba imbata y'amafaranga yawe, ushobora kuba imbata y'imyenda yawe, ndetse ushobora no kuba imbata y'ubwiza bwawe Imana yakwihereye, bigatuma ukurizamo no kwibona. Aba bantu ni abafarisayi Yesu yavuganaga nabo, cyangwa se abayuda babonye Yesu ntibamumenya, bo bahera ku izina Aburahamu, ariko ntago bari bibutse ko haje uruta Aburahamu. Yesu ababwiye ngo nyamara muzabaturwa umunsi muzaba mwamenye ukuri. Muzabaturwa. Bo barangije bamubwira ngo ntago twigeze tuba imbata y'umuntu uwo ari we wese. Cyakora Aburahamu we rwose turamwemera, ariko bo ntibamenye ko haje uruta Aburahamu. Aburahamu yari yambaye inyama n'amagufa n'umubiri bipfa, ariko hari haje udapfa, kandi aje kuneshereza abapfa, aje kutuneshereza twebwe abantu bambaye inyama n'amagufa dushobora gupfa isaha ku isaha. Bano bantu rero Yesu yarazanye ijambo ry'ukuri muri bo. Narangije mvuga imbata, mvugiye by'imbata cyangwa se ibindi. Shingiye yenda kwiganiro bamaze kudukoresha, yenda kubazakurikirana bahereye ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. Twavuze kuri ba Vestina na Dorokasi. Bamwe baratangira bati oya nyamara baraguye ubwo bavuye muri ADEPR amahame yabo bakajya muri ariya mahame. Ubundi buri gihugu kigira amahame, buri gihugu kigira amahame, buri muryango ugira amahame agomba kubayobora. Imana rero nayo ubwayo igira amategeko abantu dukwiye kugendera kugira ngo dushobore kubaho mu migambi y'Imana no kuyinezeza. Ariko hari amategeko ya ADEPR, hari amategeko ya Anglikani, ndavuga amadini nibuka, hari amategeko y'Abatista, hari amategeko y'Abayeberi, hari n'amategeko y'Abasilamu n'Abahamya. Ariko ayo mategeko si yageza abantu mu gukiranuka. Ariko amategeko y'Imana ni 10. Irya mbere avuga ngo ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cy'Egiputa mu nzu y'uburetwa, ndukagira izindi mana umbangikanya nazo. Irya kabiri ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe. Irya gatatu ndukavugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Irya kane gehuka kweza cyangwa se kubaha umunsi w'isabato. Irya gatanu riyavuga ngo wubahe so na nyoko. Gatandatu ndukice, karindwi ndugasambane, umunane ndukibe, icyenda ndugashinja inyuma mugenzi wa, 10 ayo niyo mategeko y'Imana dukwiriye kugenderaho. Icyakura mu isezerano rya kera hari andi mategeko Imana yabwiraga Mose guha Abisiraheli kugira ngo bitwararike bigendanye na situwasiyo babaga bagezemo. Ariko Yesu aje ku isi, ya mategeko yose 10 ayakura mu mategeko 2 gusa. Aravuga ngo umva Isiraheli we, ndowete ku cy'Egiputa abarujya wubaha, abarujya korera. Irya kabiri ndavuga ngo ukunde mugenzi we nguko wekunda, kuko ibyahanuwe n'ibyanditse byose aho ngaho niho byuririra. Ukunda mugenzi wawe ndi wamugambanira, ukunda Imana yawe ndi wayibangikanya n'ibigirwa mana. Iyo rero tuvuze imbata, iyo tuvuze imbata, buryo umuntu yaba imbata y'idini ariko atari imbata ya Kristo. Umuntu akubaha akaziririza amategeko y'idini ariko amategeko y'Imana akaba yica. Babandi basambana mu ibanga, babandi bagasomaho mu ibanga, ariko yagera mu rusengero icya 10 ndi tayari. Yagera mu rusengero twambara ibirebire ndi tayari dongo kabisa, ku buryo aba wa muntu aho rimwe rimwe ni naho abarokore bagiye bashirira bino bintu batarabitahura. Munda akabara umudiyakoni ari mu bimbere pe yambara igitambaro ndikiva mu mutwe, ikanzu ni kubitse, ariko abandi akaba yarabamaze. Abandi akaba yarabamaze, abarongeramo abarongera, ariko amubona inyuma ku mihango y'idini ati dore umuntu ukijijwe. Niyo mpamvu rero bano bantu nabo bari barubatse ku mihango. Habona kundi muntu uza gusenya imihango yerero y'amadini. Bumva arababwiye ngo kuri murongo waho
wa 37 ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma muri nje nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Iryo jambo rirabacanga ko twari tuzi ko turi ahantu hanyaho none kuko yongeye kutubwira ngo kubaturwa ibi bintu ni biki koko ngo ariko baramubaza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu akaba ari ntabwo twigeze nato kuba imbata y'umuntu wari we wese uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Nabo baramusubiza. Yesu arabasubiza ati nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha n'ubundi ni imbata y'ibyaha. Ni imbata ndiba mu rugo iteka ahubwo mwene nyirarwo we aruhamame iteka. Ubwo rero mu rugo Yesu yavuze nukuba muri we nukuba mu mahame ye nukuba mu bushake bwe ariko bene ibintu byose tubona hano mwese birahinduka. Shobora kuba uyu munsi ngennye ndi gutsindagira kaburimbo n'amaguru ejo Imana ikamba imodoka kuko David namwe abatwumva niyo Mana avuze ko amagambo umuntu avuga akennye atandukanye n'amagambo umuntu avuga yamaze kuzamuka. Ibyo bintu mubimenye mutarabyemera bizagorana kugira aho muva kugira naho mugera. David niba Imana indeye iteka uyu munsi yenda ndi kugenda n'amaguru ndi gusaba yanga uwo mbonye amakuru Yesu ashimwe ngiye kilometero 2 nawe n'abantu bazira izina rya Labani ndabasuhuje rwose ni sava bose nabasuhuje ndawe nanyuzo ndamusuhuje none se ningera na moto yo kugendaho niko nzabikora? Nose ningira imodoka nzajya mbagarika imodoka buri metero 5 zuze runaka niba mbona dore ndakwa kidusuhuza ariko mbere ya hoya hari ibintu biba bitakijyanye si byose kuko ndagwagenda uhagarika imodoka buri metero 15 ngo ugiye gusuhuza umuntu ngo nuko ngo umuzi ngo ugiye kwehoya ndako byakunda rwose. N'igihe wari no muri kaburimbo gahagarika adakwiriye ngo ugiye gusuhuza Labani mwasenganye kera polisi zaguhana bazagufata ko uhagaze tabugenewe. Huko tujye tumenya bino bintu tureke kuba imbata z'abantu tureke kuba imbata z'ibintu tuba imbata za Kristo. Niyo tuba imbata za Kristo tuzanezeza Kristo tunezeze n'abantu. Kimwe nuko ushobora kuneza Kristo ariko abantu bikanga rwose kuko ndagwe turanga ngo tunezeze abantu turanga ngo tunezeze Kristo kandi turebaho Kristo ashaka ngo turebe twumve ibyo Kristo ashaka ngo twumve kuko yarevuze ngo iby'amaso atigeze areba n'iby'amata atigeze yumva ibyo Imana yabiteguriye abayikunda. Murekere nzose bana b'Imana ngaranyeza mvuga ngo uri imbata y'ibiki? Uri imbata y'umugabo wawe, uri imbata y'umugore wawe, uri imbata y'umuryango wawe, uri imbata y'akazi kawe, uri imbata yande? Ese uri imbata ya Kristo? Uri imbata yande muri ibyo byose? Kuko hari n'abantu babatwa n'imyenda yabo, hari n'abantu babatwa n'amafaranga yabo. Uri imbata y'iki? Wowe uri imbata y'iki? Hano Yesu yaduhamagariraga kumva ijambo rye rikatubatura rikadukura mu byaha rikadukura mu madini rikatwinjiza muri Kristo rikatukura mu miryango vango nubwo umuryango wabo udahari nzi ko Kristo ahari kandi azabana nanjye azandungisha ubuntu bwe. Reka dusoreze hano ni mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Hanyuma pastor ndagushimiye cyane kugakanya kawe waduha katugana ijambo ry'Imana ariko nanone ijambo ry'Imana ronimo n'impuguro tureke kuba impata y'ibintu bimwe turimo tugire kontu twanga gutekereza aka kantu nge ngumvise neza cyane. Hanyuma kubana nasezanyije ko turi buze gufata nimero y'umukozi w'Imana ya Pastor Labani kuri ndi Mukiso Plus na kuri Gonake Plus niko kanya nimero yako abantu batayifite bayibone basengane nawe ndabizi baraza ari benshi nibyo muze muri benshi kuko ni umurimo Imana yamuhaye n'ukuri kandi Imana iri kugenda ikora muri ikintu ni no gukunda Imana muri imisi abandi ko bazakuvuga ati Imana ntagiri gutindira gukora kazoka kugezeho hanyuma rero duhe nimero yawe ni 0788545382 subiremo 0788 5 3 2
ko mbyibagiwe se 7 24 53 8 2 6 niyo kiyo. Kadusenge. Mwami Imana yacu turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, ugira neza bugacya bukira, uriho ibihe byose, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Nyemerera wumvire isengesho cy'umwana wawe Labani, sengera uyu mwene data, sengera uyu mushiki wacu, umubera Imana, umubera umucyo Kristo mwiza, nejeje no guca bugufi no kumusengera, kugira ngo data nzumwe mudukunda hasi yumva ko ari hasi, ariko nanone twizera ijambo ryawe ko nda hasi utakura umuntu, ndana hejuru utageza umuntu. Kugira igihe umuntu arya, yambara, yagenda mu muhanda akwigaya, yabona bambaye neza, yabona data kaba koko Mana ngaje, ariko yo baravuga ngo nzi ko ushobora byose, ko ndacyabasha kurogoya imigambi yawe. Hari igihe umuntu abona ibyiza biri gukorerwa abandi, akaba ari umukobwa imyaka igahita indika, ariko akabona urubyiruko rugenzi rwe, bagenzi be bangana, abasumba, akabona ibyiza byababaye, ubukwe bwabaye, basabwe, data wakatangira kwishura uti koko Mana nganye nzava, ariko haracyari ibyiringiro, ndakure umuntu atakurwa, ndanakura umuntu Imana itamugeza. Data mu izina ryawe ryera. Hari igihe umuntu arwara akagira imyaka myinshi arwaye, vango koko Mana nzakira gihe ki, ni ryari nzava iki kibazo, iki kigeragezo, ariko uyu muntu wawe ndamusengeye Kristo mwiza, nubane nawe, mugirire neza ko iyi ndwara washyiraho iherezo, data ukamukura iki kigeragezo kimaze imyaka, kameremira amashimwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Bana n'abawe rero ubabera Imana, ubabera umucyo, ubabera ibyiringiro, ineza n'imbabazi zawe data buja mwiza, bitinde cyane ku bana bawe bashoboye kudutega amatwi no gusengana natwe. Ngamba gusenga no gushima kwacu ko dushimiye Imana mu izina rya Yesu, amen 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 amen. Hanyuma ndabashimiye cyane wo muntu wakurikiye ikiganiro kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota dusoza ikiganiro. Imana y'amahoro ikomeze ibane nawe. Pastor nawe ndagushimiye kwa wemeye kutuganiriza kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota, kanatubwira n'ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe.